Amahoro amahoro bwoko bw'Imana God's people muherereye hirya no hino ku isi, abari muri Afurika, Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande mugubwe neza mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Yego basuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Yego turimo tuganira byinshi bitandukanye. Uyu munsi turimo kurebera hamwe mu kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana kuri iyi tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri. Nyirizina nk'ubwoko bw'Imana God's people, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse tunamenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Niho n'ubundi usanga ubwoko bw'Imana dore ko bayoborwa n'umwuka w'Imana. Buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Nyirizina tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri. Niho turasanga muri aya mateka turabonamo Martin Bucer, umwe mu baminisitiri ba mbere baba Protestanti bateye intambwe ishimishije yo gushyingirwa. Kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana turabonamo uburyo bukwiye bwo gushyingirwa kuri God's people cyangwa ubwoko bw'Imana cyangwa abayoborwa n'umwuka w'Imana. Nyirizina duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse ikindi kitugaruramo akanyamuneza ni uko dusobanukirwa ibindi dukwiriye kubahiriza byongera ku byo twari tuzi mu by'Imana ishaka, kubahiriza iby'Imana ishaka. Kandi ubwoko bw'Imana God's people tuboneka hirya no hino ku isi, nta mupaka, kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo akimara kutupfira cyangwa kwitangira abantu nibwo ku isi hose habonetse ubwoko bw'Imana, kuko mbere ubusanzwe ubwoko bw'Imana bwabaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki. N'ubundi twibukiranye yuko kuri Irera TV1 twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka, kandi Bibiliya iba umugabo wo guhamya ibyo twakagombye kwemeza nyirizina. Yego rero tugiye kureba ku buryo burambuye aya mateka yaranze iyi tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri nyirizina. Rero ntawe uri mushyashya kuri uyu murongo, turagusaba gukora subscribe kugira ngo duhorane buri munsi, dore ko buri munsi kuri Irera TV1 twiga Bibiliya. Yego kugira ngo dukoreshe igihe cyacu uko kiri. Yego katurebere hamwe ku buryo burambuye amateka yaranze iyi tariki ya 28 Gashyantare mu mwaka w'igihumbi 1551. Umuvuguruzi w'Ubudage Martin Bucer kuri iyi tariki nibwo yapfiriye mu Bwongereza afite imyaka 60. Ni umwe mu baminisitiri ba mbere baba Protestanti bateye intambwe ishimishije yo gushyingirwa. Yego yagerageje kandi kunga hagati ya Martin Luther n'ivugurura ry'Uburusiya Ulrich Zwingli. Kandi Luther agira ati ni byiza ko ugira abanzi bawe kuruta gushyiraho ubusabane bw'imimbano. Aya mateka n'ubundi twayatangajwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Tugiye kurebera hamwe nyirizina aya mateka, icyayabayemo cyangwa icyo tugomba kureba, kimwe cy'ingenzi tugomba gukurikirana aho turebe icyo twabigiraho cyangwa nimba bari mu kinyoma tukava mu kinyoma cyabo. Tubonyemo yuko uyu Martin Bucer yateye intambwe ishimishije yo gushyingirwa mu ba Protestanti, ariko nyirizina turareba ubundi gushyingirwa gukwiriye ni ukuhe. Gushyingirwa nibyo ni ingenzi kandi ni ngombwa. Ese gushyingirwa gukwiriye Imana yatumenyesheje ni iyihe, cyangwa nk'uburyo Imana ibishakamo ni ubuhe? Ariho twavuze yuko turarebera hamwe igisobanuro cy'uburyo bukwiriye bwo gushyingirwa kuri God's people, ubwoko bw'Imana cyangwa ku bayoborwa n'ubu mwuka w'Imana. Gushyingirwa gukwiriye uko ariko tujya kwifashisha igitabo cya Bibiliya, ariho dusanga imvugo y'Imana yacu nk'uko Pawulo mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo yabihamije mu bice 3:16, avuga ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibyo byahumetswe n'Imana tubisanga mu gitabo n'ubundi cya Bibiliya.
tugiye kureba gushyingirwa gukwiriye cyangwa Imana ishima cyangwa ishyigikira, tutarebye ku mateka abantu twabayemo by'igihe kirekire, cyangwa tutarebye ku marangamutima y'abantu, cyangwa tutarebye ku byo abantu bararikiye. Niho turasanga mu itangiriro, mu gitabo cya Mose cya mbere cy'itangiriro, ibice 24, iyo uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa nyuma wa 67, herekana igisobanuro nyirizina cy'uburyo ubwoko bw'Imana God's people dukwiriye gushyingirwamo, uburyo bwo gushaka abo tubana, uburyo bikwiriye gukorwamo. Ngaho nguko tugiye gukomeza tureba nyirizina icy'ingenzi muri iri jambo ry'Imana hatumenyesha. Mu ncamake, iki gice cya 24 tugiye kukinyuramo, ariko ugisomye nawe ku buryo burambuye ni iby'igiciro. Turarika wowe mushyashya, buri munsi twiga Bibiliya kuri murongo wa Herera TV1, kanda subscribe, ni iby'ingenzi n'iby'igiciro, kugira ngo duhorane buri munsi ikiganiro dushyizeho gihite kigikugeraho uko tugishyizeho. Mu itangiriro ibice 24 turebye ku murongo wa 2 kugera ku wa 4, niho hagira hati Aburahamu abwira umugaragu we umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose, amubwira ati ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abonuyemo. Hano Aburahamu abwiye umugaragu we yuko atagomba gushakira umuhungu we cyangwa umwana we mu banyakanani, mu banyamahanga, cyangwa mu batari ubwoko bwabo, mu batayoborwa n'umwuka w'Imana, mu batari ab'Imana. Nicyo arashatse kumumenyesha, yuko atariho akwiye gushakira umuhungu we umugeni. Aramubwira ati ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu, usabire umwana wanjye Isaka umugeni. Ngaho nguko aho amwohereje agomba kujya gushakira umugeni, umuhungu we nyirizina agiye kumushaka muri God's people, muri bagenzi be n'ubundi b'Imana, mu Bisiraheli nyirizina. Akomeza kuri 32 agira ati uwo mugabo yinjira mu nzu, kugira ngo urugendo rwarakomeje. Uyu mugaragu yaragiye n'ubundi ajya mu gihugu yasabwaga kujya gushakamo umugeni wa Isaka, nk'ubwoko bw'Imana, cyangwa bene Imana, cyangwa abarwa n'umwuka w'Imana, cyangwa habonekamo abakiranutsi. Abariho amubwira ngo ajya gushakiramo umugeni umuhungu wanjye. Rero uwo mugaragu yaragiye, yego, ajya gushakayo umugeni. Tugiye kureba uko byagenze. Uwo mugabo yinjira mu nzu, Labani akura imitwaro kuri izo ngamiya, atanga inganangano n'ibyo kurya by'ingamiya, n'amazi yo kumwoza ibirenge, n'ayo koza ibyabo bari kumwe. Uyu mugaragu yaragiye n'ubundi, ariko shebuja ariwe Aburahamu yari yamuhaye ibyo ajyana kureba uwo mugeni. Yamuhaye ingamiya zihetse amazahabu, ibintu by'imitako bimeze neza, byo kugira ngo ajye gushaka uwo mugeni amuzanira umuhungu we Isaka. Nibwo rero bageze mu Bisiraheli, basanga ku bw'ibyo yari yabwiye Imana n'ibimenyetso ari bumwereke turaza kubona n'ubundi, ibimenyetso yari yatanze biza kugira aho bihura, abikora nk'uko asabwa kubikora. Rero aho ngaho yari yabonye uwo mugeni niho bamwakiriye, yego, ariho mu muryango n'ubundi habonekamo Labani, ariho yari yabonye Rasheli, mushiki wa Labani, ariwe n'ubundi ibimenyetso byerekana yahawe n'Imana yuko ari uraza kuba umugeni wa Isaka. Ngira ngo ijambo rikomeza ryerekana ngo bamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati sinjya naravuga ubutumwa. Labani aramubwira ati buvuge. Hano ngira ngo
icy'ingenzi gihari ni uko hariho kujya gushaka mu bayoborwa n'umwuka w'Imana mu gihe nawe uri kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Mu gihe wabaye ubwoko bw'Imana uba ugomba gushaka n'ubundi mu bwoko bw'Imana, mu bayoborwa n'umwuka w'Imana. Niho yagezeyo rero, baramwakira, agiye kuvuga nyirizina ibimufasha gusaba uwo mugeni cyangwa biramuhesha uwo mugeni. Agiye kuvuga ubwo butumwa yakuye kuri nde? Kuri shebuja. Aramubwira ati ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Kandi na Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibye byose. Hano arimo kwisobanura uwo ari we n'aho aturutse nyirizina. Kandi databuja yarandahiye ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abo atuyemo. Arimo gusobanura yuko badatuye mu gihugu cya Isiraheli, ubwo batuye muri Kanani, kandi batemerewe gushaka mu banyakanani kuko ari abanyamahanga kuri bo, kuko nyirizina bo bari baraturutse mu gihugu cya Isiraheli, ubwo bajya kuba muri Kanani kubwo kugira ngo bashake umugeni wabo. Rero aza intumwa iza gushaka umugeni mu gihugu cya Isiraheli, ariho haboneka n'ubundi bwoko bw'Imana. Ahubwo ngo nzajye mu nzu ya se no muri bene wabo, ngo abe ari bo nsabiramo umwana we. Mbwira databuja ni ahari umukobwa azanga ko tuzana. Hano abwira shebuja yuko yabwiye shebuja yuko se n'ibyanga yuko umukobwa tuzana, ubwo bizagenda gute? Nibyo arimo gusobanura hano. N'ubundi ari mu misango hamwe n'aho yari yagiye gushaka umugeni. Arasubiza ati Uwiteka ngendera imbere, azatuma marayika we ngo ajyane nawe, azaha urugendo rwawe ihirwe, maze nawe uzasabire umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data. Nugera kuri bene wacu nibwo utazafatwa n'indahiro nkurahije. Baramuka bamukwimye ntuzafatwa n'indahiro nkurahije. Arimo gusobanurira abandi yagiye gusabaho umugeni. Maze uyu munsi ngera ku isoko. Hano ya ntumwa ya Aburahamu igiye gusaba umugeni, asobanura urugendo uko rwagenze, ageze mu gihugu cya Isiraheli uko byagenze. Noneho niho yahise avuga ngo maze uyu munsi ngera ku isoko ndasenga ni Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, niba uhaye urugendo rwanjye ihirwe, dore mpagaze ku isoko, bibe bitya. Umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira ni ndakwinginze mutuzi ku kibindi cyawe nyweho. Akansubiza ati nywaho ubwawe, kandi nduhira n'ingamiya zawe. Aba ari we uba umugeni Uwiteka yatoranirije mwene databuja. Hano arimo gusobanurira urugendo, uburyo yasabye Imana uko bikwiye kugenda. Arimo kubwira hahandi yaje gusaba. Yego, harimo kwerekana uburyo ki yasenze, isengesho yasenze asaba Imana kugira ngo bize guhuza n'uko biri mu bushake bw'Imana. Ngo ngisengera mu mutima wanjye, Rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu, aramanuka ajya ku isoko aravoma. Ndamubwira ni ndakwinginze manyweho. Arimo gusobanura urugendo uko rwagenze. Rebeka tubonye yuko ari we waje, ari we wasohotse, acisha bugufi ikibindi n'ingoga, agikuye ku rutugu rwe, arambwira ati nywaho, nduhira n'ingamiya zawe.
ndanywa kandi yuhira n'ingamiya zanjye. Icyo rero yasabye Imana, urumva byari byagenze nk'uko Imana yasabye ikimenyetso cy'uwo ari buze gusabira Isaka, cy'umugeni uraza kuba uwa Isaka. Ndamubaza nti uri mwene nde? Aransubiza ati ndi mwene Bituweli wa Nahori na Miluka, merako nkatira impeta ku zuru rye n'imiringa ku maboko ye. Hano uyu mugaragu ibimenyetso yari yasabye Imana byose byarabaye ndetse birakoreka, ahitamo kumushyiraho ikimenyetso. Amushyiraho ikimenyetso nk'uko tubibonye ngo ndunama nikubita hasi nsenga Uwiteka, mpimbaza Uwiteka Imana ya databuja Aburahamu, yanyoboye inzira ikwiriye ngo mboneremo umukobwa wa databuja musabire umwana we. Hano arimo gushima Imana yuko byagenze nk'uko yabisabye Imana. Nuko nimushaka kugirira neza databuja, nimushaka kugirira databuja neza, wa mugaragu niko arimo kubwira abo mu muryango yabonyemo umukobwa, ubwo bageze n'ubundi mu rugo, ngo nuko nimushaka kugirira databuja neza nimumurerege, nimumbwire, kandi nimutabyemera nimumbwire, nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Arababwiza ukuri, ntabyo kunyuza hirya no hino. Yego, imisango yabo nguko uko irimo kugenda, yageze aho agomba gukura umugeni. Arababwira ati rero mumpe igisubizo, muramwemerera cyangwa ntago mumwemerera? Arimo kubabwira ati mumbwize ukuri uko bimeze. Labani na Betuweli baramusubiza bati ibyo biturutse ku Uwiteka. Barabihamya kuko n'ubundi bari ubwoko bw'Imana, kandi n'uwaje kubasabamo umugeni ari ubwoko bw'Imana. Bose baba barimo kuyoborwa n'imbaraga z'Imana. Ibimenyetso biba bigomba guhura kandi bakamenya watumwe n'Imana nyirizina. Nabo bahita basubiza bati Labani na Betuweli, dore ko nabo bari mu bwoko bw'Imana, bati ibyo biturutse ku Uwiteka. Nta kindi tubasha kukubwira, ari icyiza ari ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane abe muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Hano habayeho kugorana kuko ni ubwoko bw'Imana bose, ari abaje gusaba umugeni, ari n'abafite umugeni, bose bari ni ubwoko bw'Imana. Bihise biborohera nyirizina, bahita bamubwira bati Rebeka nguwo imbere yawe, nimujyane bigende nk'uko Uwiteka Imana yavuze. Turimo kureba gushyingirwa gukwiriye uko ariko ngiyi process turimo kubona. Uko usoma kino gice cyose cya 24 mu itangiriro, uragenda ubyumva neza kurushaho. Rero uwo uri mushyashya, buri munsi twiga Bibiliya, turimo kureba icyo tugomba kuba dukora n'uburyo dukwiye gukora mu bwaribwo. Yego, buri munsi twiga Bibiliya. Uri mushyashya, kora subscribe atazajya agira ikiganiro kigucika. Dukomeje, Rebeka bamwemereye yuko bajyana. Ese byagenze gute? Katurebe icyakomerejeho. Rebeka ahagurukana n'abajabe. Rebeka ahise agenda uwo mwanya, ahagurukana n'abajabe bajya ku ngamiya. Yego, zirabaheka bakurikira uwo mugabo. Uwo mugaragu ajyana Rebeka, ajyana Rebeka aragenda. Bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo kw'iriba ryitwa Lahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Uwo baje gusabira nyirizina ari mu nzira, arimo agenda aturuka, arimo kugenda aturutse mu nzira, hari kuri ririya riba ryitwa Lahayiroyi. Yego,
kuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba, yubura amaso abona ingamiya ziza. Yubuye amaso abona ingamiya zirimo kuza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya. Twibuke yuko ari Isaka ari mu bwoko bw'Imana, Rebeka ari mu bwoko bw'Imana. Wumva ibintu ku byo birimo gukorwamo. Isaka yubura amaso abona ingamiya zirimo kuza. Rebeka nawe yubuye amaso abona Isaka arimo guturuka iriya, kandi ntiyari amuzi. Ingamiya arayihagarika cyangwa irahagarara, ayivaho. Bigenda bite rero? Abaza uwo mugaragu ati, ari we wa undi waje kumusaba mu muryango w'iwabo. Yego, abaza uwo mugaragu ati, uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Aramubaza ati, uriya tugiye guhura ninde? Uwo mugaragu aramusubiza ati, ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Rebeka yumvishe yuko ari shebuja kandi ari we baje gusabira, ari we wohereje kugira ngo baze kumusaba, cyangwa ari uwo mu muryango baje kumusabamo. Afata umwenda we aritwikira, afata umwenda we aripfuka mu maso, yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Wa mugaragu nyirizina watumwe ahita abwira Isaka urugendo uko rumeze byose, igikorwa uko cyakozwemo, uko byagenze. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we. Ngibyo birimo gukorwa nyirizina. Aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Hano hatweretse nyirizina uburyo bwo gushaka bukwiriye. Hano turabona urugendo uburyo rwagenze. Isaka amaze gutekerezwa n'umugaragu uburyo urugendo rwakozwemo n'ibyo yakoze byose uko byagenze. Isaka azana Rebeka amujyana mu rugo iwe amujyana iwe nyirizina, hatavuze ngo habayeho ibindi bikorwa. Icyo gihe aramujyana amugira umugore we. Icyo gihe ashyingiranwa nawe, ari byo jambo hano ribavuga ngo aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Hano hatweretse yuko nyirizina igikorwa uburyo cyakozwemo. Hano turaza gusanga hari ibikorwa nyirizina bikwiriye nk'ubwoko bw'Imana, cyangwa uburyo dukwiye kubikoramo. Umuryango runaka umenyesheje uwundi, bahana amakuru y'uburyo bikwiye y'icyo babashakira, yuko bashaka umugeni. Umukwe aramenyekana muri ya misango tubonye. Wa mugaragu yavuze iwabo, yisobanuye, avuga yuko ari uwo kwa Aburahamu, gutyo byose arabisobanura. Amenya, wibuke ko yanabajije Rebeka ngo uruwo kwande, mwene nde nande. Bajyana no mu rugo, baramenyana bose. Kubwo kumwemerera aramuzana, ahita abana n'uwo bamusabiye. Igikorwa bakoze nyirizina imbere y'Imana kiremewe, kandi nta rubanza ruza rubagaragaraho, kuko babikoze mu mucyo nk'uko Imana ibishaka. Habayeho kumenyesha imiryango, habayeho nyirizina guhana amakuru ku mpande zombi, kandi bikorwa ku bwoko bw'Imana. Icyo gihe aramujyana, ashyingiranwa nawe, aramujyana, aramurongora, aba umugore we nyirizina. Hari abantu bajya bitiranya amagambo nyirizina iyo habayeho kuba umusore yarongoye, nuko aba yazanye umugore bagiye kubana by'iteka. Ntabwo ari uko aba yazanye
uwo bari buze kumarana iminota, bari buryamane iminota ingahe ngo agende, cyangwa iminsi ingahe, cyangwa amezi angahe, ahubwo iki gikorwa kibaho mu gihe bemeranijwe yuko bagiye kubana nk'umugore n'umugabo mu buzima bwabo bwose. Nibyo biraza kwitwa yuko bashyingiranywe cyangwa yamurongoye. Yego, ijambo ry'Imana ariko ririmo kubyerekana. Hano hari imihango nyirizina abantu bajyamo bakora y'imihimbano abantu bizaniye cyangwa bihimbiye, ariho tubona abantu bagoreka ijambo cyangwa bakazana amagambo y'amahimbano babitewe n'irari ryabo. Ibi byo kuvuga ngo abantu ngo bagiye ngo imbere y'umuntu runaka, ngo ni pasiteri, ni bishopu, ni apotre, ni padiri, ngo niho bagiye gusezerana imbere y'Imana, ngo kugira ngo urugo rwabo ngo habe habayeho noneho gushyingirwa. Kiriya ni ikinyoma, ni amagambo y'amahimbano. Yego, ariko wowe ubikora cyangwa nawe wabikorewe cyangwa nawe ushaka kubikora, utweretse mu nyunganizi muri comment ukatubwira ati hano ijambo ry'Imana niko ribivuga, byaba byiza kandi wabona dufashije. Ariko icyo tumaze kumenya no gusobanukirwa nk'ubwoko bw'Imana nka God's people ku masaha nkanga cyangwa kuri uyu munota, nuko nyirizina kuvuga ngo runaka nimba mutagiye imbere ya pasiteri cyangwa imbere ya padiri cyangwa imbere ya apotre, bishop, ngo niho imbere y'Imana ngo barambike ibiganza cyangwa ngo bahuze ibiganza cyangwa ngo bazike igitambaro, ngo icyo gihe nimba bitabaye, ngo icyo gihe ngo murishingiye cyangwa ngo mukoze icyaha. Icyo ni ikinyoma, ni ibihimbano. Kandi ibi ngibi ijambo ry'Imana ritwereka yuko ababikora bazana ibihimbano cyangwa kugoreka, turasanga bikorwa ku bw'irari ry'ibyo bararikiye. Ni kubera iki? Turasanga ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Petero ribivugaho yuko irari ryabo rizabatera gushaka indamukuru imwe, bababwira amagambo y'amahimbano. Icya mbere cyo, iyo bavuze ngo baraza ngo kubasezeranya ngo imbere y'Imana, icyo gihe hari ibyo usabwa gutanga. Hari wa undi ugiye kubibakorera, hari ibyo musabwa gutanga, ndetse n'iyo nzu mugiye kubikoreramo hari ibyo basabwa kuguriramo. Icyo gihe nyirizina na kuri kw'ijambo kuba guhari, ahubwo ni ikinyoma abantu bihimbiye bishyiriyeho. Yego, nk'uko tubonye ijambo ribyerekana, tugiye kureba ndetse na Pawulo icyo yabivuzeho. Pawulo mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abikore n'ibice 7, yusomye icyo gice cyose ku gice cya 7 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 40, haguha igisobanuro mu buryo bwuzuye ku bigendanye no gushaka uburyo bikwiye gukorwamo. Rero umuntu uri buze kuvuga ngo ntago mwagiye ngo imbere ya padiri, imbere ya pasiteri, ngo ubwo mwishingiye ngo ni icyaha imbere y'Imana, icyo ni ikinyoma, ni ibyo abantu bihimbiye n'amategeko y'abantu nyirizina. Turebe ijambo ry'Imana icyo ribivugaho. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikore n'ibice 7 umurongo wa 7 tugere ku wa 9, ndetse tuze tugere no ku murongo wa 36, turebe n'uwa 36 cyuvuga. Ijambo rivuga ngo kuko nashaka ko abantu bose bamera nkanjye, ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe n'undi ukwe. Hano Pawulo nyirizina we arimo gusobanura yuko umuntu wese yakagombye kumera nka Pawulo, ariko aravuga ati umuntu wese afite impano yahawe n'Imana, umwe ukwe n'undi ukwe. Ijambo rikomeza rigira ati abatararongorana kandi n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye. Uwavuga ngo bakamera nkanjye, we ntabwo yari yagashaka cyangwa ntabwo yashatse, nta muryango yari afite cyangwa ngo afite umugore. Hano rero yaravuze ngo abatararongorana cyangwa abatarashyingiranwa, abatarubaka umuryango, bavuga ngo njye ndi umugabo undi ni umugore, ngo cyangwa njye ndi umugore undi ni umugabo, ngo abatarakora ibyo ngibyo ndetse n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye. Yarimo gutanga inama avuga yuko utarashaka ntabwo yakagombye gushaka,
avuga ngo uwagize ikibazo akaba ari umupfakazi cyangwa akaba atabana n'uwo bashakanye, ngo icyiza ni uko yarekera aho ngaho. akumva icyo yavuze, ariko niba badashobora kwirinda barongorane, ngo kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. Akomeza agira ati nimba kwifata bitari buze gukunda ku buzima bwabo cyangwa bumva bitazabashobokera, nibagire abo bashaka bashyingiranwa. Yego, nibagire abo bashaka bubakana umuryango bashyingiranwe cyangwa barongorane nyirizina. Gushyingirwa, kuba umuntu ugiye kumugira umugore by'iteka cyangwa kumugira umugabo by'iteka mu kubaho kwanyu, nibyo byitwa gushyingiranwa cyangwa kurongorana nyirizina. Ntabwo bitandukanye n'icyo abantu bita by'ubusambanyi, byo birahabanye. Ijambo ry'Imana akomeza agira ati ngo ariko niba bidashoboka kwirinda barongorane, kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. 36 niho yahise avuga ngo niba hari umuntu urarikiye umwari akumva ko iryo rari rizamutera kumugirira ibidakwiriye, amurongore, kuko ari nta cyaha abakoze. Hano ijambo ry'Imana Pawulo nawe abikomojeho, arerekana ati nimba hari uwo wabengutse, yego, ukumva wamwishimiye, icyo gihe nyirizina ukaba wamurutishije abandi, arerekana yuko ukwiriye kumumenyesha akaba umufasha wawe cyangwa akaba umugore wawe, cyangwa mugashyingiranwa, aribyo byo kumujyana akaba umugore wawe nyirizina. Ngayo nguko rero twari turimo tureba gushyingirwa cyangwa gushyingirwa gukwiriye ku bayoborwa n'umwuka w'Imana, gushyingirwa gukwiriye kuri God's people, gushyingirwa gukwiriye ku bwoko bw'Imana, nuko habaho nyirizina igikorwa cyo kwishimirana, mwakwishimirana, yego, mukabana, habayeho kumenyesha n'ubundi imiryango yanyu, yego. Ndetse bigaragara yuko uriya mugaragu woherejwe na Aburahamu yajyanye ishimwe cyangwa ibinezeza ku babyeyi babyaye umwari cyangwa umukobwa nyirizina, ariho yamuhaye ingamiya zihetse amazahabu, amafeza, ndetse urabona yari yajyanye n'impeta cyangwa ibimenyetso byo kumwambika nk'aho ari we nyirizina Imana yatoranirije Isaka. Yego rero tudatinze aha ngaha twari turimo tureba gushyingirwa gukwiriye, kuko kuvuga ngo urajya kureba pasiteri, padiri cyangwa n'undi uwo ari wese, bishop, ngo abe ari wuza kwemeza ibyo bintu nyirizina, icyo ngicyo ni ikinyoma, ni uburyo bw'irari ry'abantu kugira ngo babungukeho inyungu runaka ry'ibyo muraza kubaha ku bw'icyo gikorwa. Ni ikinyoma, ni igihimbano. Reba icyo ijambo rivuga nyirizina. Ndabashimiye, twari turi mu kiganiro Tumenye Amateka mu Iyobokamana, turimo kwiga byinshi bitandukanye, twiga Bibiliya, tureba icyo Imana idusaba gukora, ntabwo dushaka kureba icyo abantu bavuga nyirizina ngo abe ari cyo twitaho. Tugomba kwita ku mategeko y'abantu, ahubwo tugomba kureba icyo Imana iyo itumenyesha. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.